Ubundi amazina yiswe n'ababyeyi be bombi ni Janvier Katabarwa. Uyu ni umunyarwanda wibera mu gihugu cya Canada. Nanone kandi cyazwiho cyane nuko ari mu bakinnyi ba filime yiswe Bulletproof. Iyi ni filime imaze amezi make yigiye hanze, akaba yarakinanyemo n'ibyamamare byagiye bimenyekana cyane muri sinema nka James Clayton. Iyi filime kandi ikaba yaratunganyijwe n'inzu ikomeye cyane muri sinema yamenyereho gutunganya filime zikomeye kandi nziza zagiye zikundwa hano ku isi, Lionsgate. Yagaragaje kandi umunezero n'ishema yatewe n'uburyo abanyarwanda babashije kuba babyakira. Akomeza ahamya yuko nubwo ibyo gushima ari byinshi ariko urugendo ngo kuri we rukikomeje. Akomeza agira ati, abanyarwanda nababwiraga nti mwakoze kunshyigikira binyuze mu gusangiza abantu filime yacu. Yakomeje kandi abashishikariza kuba banyarukira no kuri izi mbuga zicuruza filime. Agira ati, Bulletproof abashoboye bashobora gutangira kuyirebera kuri Apple TV cyangwa Video on Demand. Ni byinshi byagiye bivugwa kuri uyu musore bigiye bitandukanye, tugiye kuba twarebamo muri make. Ikindi kandi utari umuziho nuko yabashije kuba yanakinaho karate, ngo yakuranye kandi n'inzozi zo kuzavamo umukinnyi wa sinema ukomeye. Ubwo yari akiri hano mu Rwanda yatangiye kujya ngo akina imikino y'ubuhanzi irimo yaba ibyo kubyina, gukirana n'imirwano isanzwe. Yatangiye kandi kuba yakunda gukina karate afite imyaka 11. Yifuza kuba yabigiramo ubuhanga mu bijyanye no kwitabara. Ngibi yaje kuba yanabikomeza kugeza na n'ubu. Ni Katabarwa Janvier, akaba ari umunyarwanda wibera mu gihugu cya Canada, akaba ari n'umukinnyi wa filime wagaragaye muri filime yakunzwe cyane yitwa Bulletproof. Ari kumwe kandi n'abakinnyi bakunzwe cyane muri sinema hano ku isi. Uyu niwe tugiye kuba twarebera hamwe, nibutsa ko iyi ari Afrimedia TV. Ibuka kuba wanakora subscribe maze ujye ubasha kuba wabana natwe ibihe byose. Tubahaye ikaze mu mateka y'uyu munyarwanda ubarizwa mu gihugu cya Canada. Bisanzwe nk'uko twabibabwiye, amazina yiswe n'ababyeyi be bombi ni Katabarwa Janvier. Uyu ni umunyarwanda wavutse mu Gushyingo mu mwaka w'1986. Akaba yaravukiye mu karere ka Nyamagabe mu ntara y'Amajyepfo. Ubu akaba abarizwa mu gihugu cya Canada. Nanone kandi akaba ari umwe mu bakinnyi ba filime barizwa mu ishyirahamwe ry'abakinnyi ba sinema bo muri iki gihugu cya Canada aherereyemo, ACTRA, The Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists. Akaba agaragara muri filime zigiye zitandukanye nk'uko twabibabwiye. Akaba anahirutse kuba yagaragara muri iyi filime y'imirwano ikomeye ya action yitwa Bulletproof. Akaba kandi ari umwe mu bakinnyi baje ku isonga muri iyi filime, yakinnyemo nk'umukinnyi ugaragaza imirwanire iri hejuru. Yanagaragaye kandi no muri filime zigiye zitandukanye nk'umukinnyi usimbura abandi, ngo mu bakinnyi ngo ahantu hagoranye cyane. Zimwe muri filime yagiye akoramo kino gikorwa cyo gusimbura abakinnyi harimo n'iyitwa Peacemaker, The Flash, Supergirl ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Ni Katabarwa Janvier. Uyu akaba ari umunyarwanda uherereye mu gihugu cya Canada, akaba abarizwa mu ishyirahamwe ry'abakinnyi ba sinema muri kiriya gihugu aherereyemo cya Canada. Ibi nibyo twifuje kuba twagusangiza kuri uyu mukinnyi wa sinema wakunzwe muri filime yamenyekanyemo cyane Bulletproof.
tukwibutse yuko iyo uri kumva kandi ari Afrimedia TV, ibuka ko wanakora subscribe maze ujye ubasha kuba wabana natwe mu byo tugenda tukugezaho byose. Turabashimiye mwese mudukurikirana kandi tugira duti mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese. Muri miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika yibitseho yakuye muri sinema, ndavuga umukinnyi wakunzwe cyane muri sinema Jackie Chan yarahiye avuga yuko atabarutse gato nta natanu yasigira umuhungu we umwe rukumbi afite. Ibi byamutiye kuvuga ibi byose nuko umuhungu we yamunaniye cyane maze ubundi akajya akunda gufungwa. Ibi byababaje se umubyara ari we Jackie Chan, Jesse Chan, umuhungu wa Jackie Chan. Uyu muhungu ubu yaramunaniye cyane kugeza naho atangiye kujya afungwa, maze umubyeyi we biramubabaza cyane, umubano wabo uzamo agatotsi. Ibi yabitangaje mu kiganiro yakoranaga n'ikinyamakuru Republic World. Yavuze yuko atabarutse gato atakigira araga umuhungu we kuko abona yuko adakeneye gufashwa cyane, aho kumufasha ngaya mafaranga yakuye muri sinema agera kuri miliyoni 370 z'amadolari y'Amerika we yafashisha imiryango ifasha imbabare. Ese niki cyamutiye kuvuga ibi byose muri iki kiganiro yakoranaga n'iki kinyamakuru Republic World? Ibi nibyo tugiye kuba twarebera hamwe, mwibutsa ko yiri kumva ari Afrimedia TV. Ibuka kuba wakora subscribe maze ujye ubasha kuba wadukurikirana 5 kuri 5 ukurikirana ibyo tugenda tukugezaho. Tubahaye ikaze ku byo twabateguriye kuri uyu munsi.